Ndagusuje kandi nguhaye ikaze. Nitwa Prince Robert, umuhungu w'Imana n'abanyarwanda. Burya buri shyanga ryose rifite amateka, ariko hari irihiga yandi wakwibaza ngo ni irihe. Si iry'imisozi igihumbi nkuko unyumva mvuga ururimi gakondo rwanjye, ahubwo reka nkubwire Isiraheli. Benshi yuvuze urusobe rw'amateka muri politike, mu iyobokamana ndetse no mu bisigara-matongo, bumva Isiraheli. Iyo uvuze Isiraheli hari abumva Yakobo, abandi bakumva ishyanga ry'Imana rurema, abandi bakumva abakazari bakabye ubutaka bw'isezerano kubw'igitugu kigihishe mu mabanga y'umwijima. Ibya Isiraheli ni byinshi, ni nk'ibya za nzuki n'imizinga yazo. Reka nigire Yerusalemu kuko hari na za Tel Aviv. Yerusalemu, umujyi w'urusobe rwihariye rw'amasezerano ruvanze n'amasengesho, umujyi w'amarira, umujyi useguwe n'amaraso ya bene Yakobo. Hari umusozi wera, nako umusozi nawe udasanzwe, umusozi w'amasezerano, umusozi w'ibyiringiro, umusozi w'abayisibaniro witwa Moriya. Uyu watambiweho ibitambo n'abatambyi benshi b'Abayahudi n'Abayuda n'Abanyasamariya. Aha niho sekuruza wabo Aburahamu yatambiye igitambo kiruta ibindi, agihe uwitwa Melisedeki. Yahaherewe ituro nk'igishushanyo cy'ihererekana bubasha ry'ubwami n'ubutware kuri mwene Mariya, ndavuga Yesu Kristo. Muri y'umusozi usobetse amateka nk'aya Gologota niho Dawidi yaguze ngo ahubakire ingoro y'Uwiteka, ive mu gishushanyo cy'ihema ry'ibonaniro ryimukanwaga nk'uko Mose yabibasigiye. Dawidi azira ibiganza byuzuye amaraso, harimo n'aya Uriya. Cyokoza ngo imfizi byagira nk'iyayo Salomo mwene Dawidi, izina riba muntu, aba umwami w'amahoro, atsinda icy'umutwe, asaba ubwenge, bimuviramo kwemererwa kubaka urusengero rw'i Yerusalemu rwa mbere. Ararwubaka karahava, ararubengeranisha koko, amazahabu arutatse arutakomoka muri Kongo. Biraba ariko yewe uko byagenze harya ngo bibara wa wundi, ibyarwo byaribagiranye, byarasiribanzwe n'Abanyababuloni. Ubwami bwa Nebukadinezari butahwemye kudacuwaka na Yudaya ndetse na Samariya. Reka nivugire amateka, ariko nge ahanzinduye ku rusengero rwa gatatu rwa Yerusalemu. Isiraheli bamaze gufata Yerusalemu ntabwo bigeze bubaka urwo rusengero. Abantu bamwe bibwira ko impamvu ibaziti ariyo misigiti ibiri yubatswe ku musozi w'urusengero. Batekereza rero yuko iyo ari inzitizi ikomeye ku Bisiraheli, kuko ahantu barahafashe. Yerusalemu ya kera barayigaruriye, hanyuma kumva Isiraheli ariyo ifite imbaraga aho hantu, ariko bakaba batarubaka urusengero rwabo kuri uwo musozi w'urusengero, bitumvikana rwose. Ariko impamvu ikomeye, impamvu igaragara, nuko uru rusengero rudashobora kubakwa itorero rikiri ku isi. Mbaza ngo urwa kabiri rwa Nehemiya rwo byagenze gute? Yewe mu mwaka wa 70 nyuma ya Yesu Kristo, nk'uko ari wowe bihanuriye abamubambye, kuko nta buye rizasigara rigeretse ku rindi, niko byagenze. Ubwami bw'Abaromani bwarwigirijeho nkana, hamwe ayifundigirira ibivuzo, ariko ngo n'ubu zahabu zahasahuwe ziracyabengerana i Vatikani. Reka mvuge icyandaje ishinga, nivugire ku rusengero rwa gatatu. Amateka yo uzayambaze. Nubwo izo ngoro zose uko ari ebyiri zararitswe hasi mu mitima y'Abayuda b'i Siyoni n'abisanisha nabo, inkuta z'urusengero rwa gatatu zubatse ku nkingi z'imitima yabo. Yewe hari n'ibisigara-matongo by'izi sengero nk'ikimenyetso simusiga cyo kugaruka kwa Yesu. Gusa bene Muhamadi ntibatinze kuri Moriya, aho nabo babwiwe yuko amateka ababwira ko ari bene Aburahamu, ngo bakomoka ku witwa Ishimayeli. Abandi bati ni umwana w'umuja, nabo bati natwe turi imfura ye. Bagize gutya bahubaka imisigiti ibiri ikomeye, imisigiti idasanzwe, wa Ali Aqsa ndetse n'uwa Rock of Dome. Yewe rurageretse kuri aba bana b'umuja n'abana b'isezerano, ndavuga Isaka. Moriya, aha niho hateganya kubaka urusengero rwa gatatu. Nubwo ibyo byabaye, Isiraheli ihiga andi mashyanga mu mateka, barusha abandi muri byose, nk'uko babivuga ngo babitse ibyasezeranijwe. Uzabaza Abarabu intambara y'iminsi 6, bafite ubuhanuzi bubabwira yuko igiti iyo cyatemwe cyongera kigashibuka, kandi cyashibuka kikamera amashami,
kikagira amababi y'ibitohagire. Bati urusengero rwa gatatu ruzubakwa da, imishinga irarimbanijwe. Daniel na Yohana babasigiye ubuhanuzi bukomeye bwatumye batekereza. Baravuga ngo byanze bikunze, ku banyapolitike babyibazaho, ku banyamateka bakabyigaho, abanyamadini nabo bati umunsi tuzabona ikizira kirimbuzi gihagaze ahera mu rusengero rw'Imana. Urwo ni urusengero rwa gatatu rw'i Yerusalemu. Igihe Daniel yari ari i Babuloni yaranyazwe n'uwitwa Nebukadinezari, yabonye iyerekwa ry'ibyumweru 7, niho yavugiye ko azima umwami w'umunyamwaga uzishyira hejuru agatwaza isi inkoni y'icyuma. Mu gihe kizaza akazabuza gutamba no gutanga amaturo mu rusengero rwera. Yavugaga ko ari antikristo uzabuza gutambira Uwiteka. Azabikorera mu rusengero rwa gatatu rwiteguriwe kera kubakwa. Benshi mu basesenguzi bavuga ko Donald Trump ari nacyo cyamugaruye. Yohana nawe ipatimo ntiyasibye kubivuga mu gice cya 13 mu byahishuwe. Amwita inyamaswa ariwe antikristo. Yusomye Abatesalonike ba 2 ibice 2 berekana ko uwo nguwo azicara mu rusengero rwera akiyita Imana. Abizera cyangwa se abemera bemeza ko ibi bizaba ari uko urusengero rwa gatatu rw'i Yerusalemu rwubatse. Hari amakuru avuga ko hari inka y'umutuku yahanuwe kuva kera na Mose ivuga ko umunsi yabonetse mu isi. Muzamenye ko urusengero rwa gatatu rurimbanijwe. Ariko kugira ngo bubake rura rusengero ruzaba intandaro y'intambara, hakubakwa inzu y'abantu, ntihubaka urusengero rw'Imana. Bamwe bemeza nyine kwiyo nzu cyangwa se urwo rusengero ruzubakwa, rushobora kubakwa itorero rikiri mu isi. Noneho ziriya nka bavuze kandi abahanga bavuga ko zitazarenza iyo nka bitagomba kurenza imyaka 3. Yego. Noneho ababibara bakavuga ko bakurikije igihe zabonekeye. Yego. Bita uyu mwaka tujye kwinjiramo 2025. Yego. Bitagera mu kwezi kwa 5 ziriya nka zitarabaho. Yego. Noneho bakavuga ko wenda ikintu gishoboka, bashobora kubaka rura rusengero itorero rikiri mu isi. Yego. Noneho kurweza uriya muhango w'Abayisiraheli wo kweza urusengero ntubeho itorero rikiri mu isi. Kandi umunsi muzabona umurwa mukuru wa Isiraheli wavanywe i Tel Aviv ukajyanwa i Yerusalemu, ibyo byakozwe na Donald Trump. Muzamenye ko intambara ya Armageddon yiteguye kuba. Izaba kubera impamvu ari Aksa izararikwa hasi, hari kubakwa urusengero rwa gatatu. Muzamenye ko cyari ikimenyetso cyo kugaruka kwa Yesu. Reka nitse ku musozo ngerageze kubabwira yuko Isiraheli nta kintu na kimwe iratangaza mu kubakwa ku rusengero rwa Yerusalemu. Nta n'icyemezo kirafatwa, gusa mu matsinda ya benshi agiye atandukanye, yaba abanyamadini, abanyamateka, abanyapolitike, iki gitekerezo kibarimo ko ariho antikristo n'ikizira kirimbuzi ariho azakorera imirimo ye. Kubizera nabo bati tubizi neza ko ikizira kirimbuzi ubwo tuzabona gihagaze ahera, tuzamenye ko kuramuka k'umwana w'umuntu kubaye. Niyo mpamvu bavuga ngo mube maso kandi muhore mwiboneje, kuko mutazi umunsi n'ibihe. Abanyapolitike namwe mukomeze mwigire kubiba, kuko Bibiliya imeze nka agenda cyangwa se imeze nk'igitabo kiyobora amateka. Byinshi byarasohoye, byinshi byarabaye, ariko uru rusengero ntiruratangira kubakwa. Gusa abahanga bavuga yuko ibipimo cyangwa se ibikorwa byo kurwubaka n'ibikoresho byinshi bigiye bitandukanye byamaze gukusanywa ruzazamurwa. Reka nkubwire ngo shalom shalom, naho butaha ciao. Mwakoze kubana natwe. Yari Prince Robert, umuhungu w'Imana n'Abanyarwanda.